Muraho neza, tubaye ikaze ku Muhanda Academy. Tugiye gukosora ikizamini cyakozwe uyu munsi. Turakosora ikibazo ku kindi, tugaragaza igisubizo cya nyacyo, tugaragaza n'amakosa akunze gukorwa mu guhitamo ibisubizo bya nyabyo. Wowe ikintu usabwa, urasabwa gukanda kuri subscribe no rugambye rugeze hano kugira ngo amasomo yacu dushyira kuri channel atazajya gucika. Ikizamini cyose dushyizeho uhita ukibona, ndetse n'isomo iryo ari ryo ryose dushyizeho ryerekeye n'amategeko y'umuhanda byagufasha kujya gukora ikizamini ugatsinda, uhita uribona. Kanda kuri subscribe kugira ngo ibyo byose bitazagucika. Uramutse ukeneye kode yo gukorera ikizamini icyo ari cyo cyose, cyangwa se ukaba wifuza ko tukwigisha amategeko y'umuhanda online ukajya gukora ikizamini ugatsinda, twandikire ni 079 025 30 ushobora kutwandikira cyangwa se ukaduhamagarira kuri iyo nimero. Ndetse nawe ufite ibibazo ibyo ari byo byose byerekeye n'amategeko y'umuhanda waduhamagara cyangwa se ukatwandikira, turagusobanurira nta kibazo. Impamvu tuba tuje gukosora iki kizamini ni iyi, ni ukuvuga ngo ibi bibazo 20 biba byakozwe birashoboka ko bimwe muri byo nawe mu kizamini uzakora bizagaruka. Mu niyo mpamvu rero tuba turi hano kugira ngo dukosore ikizamini cyakozwe buri munsi. Kosorana natwe rero, uze no kwika kutubwira muri comments amanota ubonye muri iki kizamini. Uramutse rero wakoze iki kizamini wabubonye amanota angahe? Tudatinze rero reka dutangire n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere cyabazaga ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku kifungiyeho uburebure bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ikinyabiziga cyangwa se ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku kifungiyeho uburebure bwabyo ntabwo bugomba kurenza ibipimo bikurikira: A metero 11, B metero 10, C metero 7, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwacyo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku kifungiyeho uburebure bw'icyo kinyabiziga ntibugomba kurenza ibi bipimo muri ibi ngibi. Ese ni A ntabwo bugomba kurenza metero 11, ese ni B ntabwo bugomba kurenza metero 10, ese ni C ntabwo bugomba kurenza metero 7, cyangwa igisubizo ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cya nyacyo hano nta kindi ni C ni metero 7. Ni C ni metero 7. Ni ukuvuga ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku kifungiyeho uburebure bwabyo ntabwo bugomba kurenza metero 7. Igisubizo cy'ukuri cyari C. Twakomeje n'ikibazo cya kabiri. Ibyerekeranye no gusimburana kw'amahoni n'imburira zimurika ntibireba A ibinyabiziga bitwara imizigo, B ibinyabiziga ndakumirwa, C ibinyabiziga by'abapolisi, D B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ese ibyerekeranye no gusimburana kw'amahoni ndetse n'imburira zimurika ntibireba ibihe binyabiziga? Ntabwo bireba ibinyabiziga bitwara imizigo, iyo ni A. Ntabwo bireba ibinyabiziga ndakumirwa, iyo ni B. Ntabwo bireba ibinyabiziga by'abapolisi, iyo ni C, cyangwa igisubizo ni D. B na C byombi ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo bireba ibinyabiziga ndakumirwa ndetse n'ibinyabiziga by'abapolisi. Urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Andika ku ruhande igisubizo cyawe, ubundi uze kwibuka guteranya amanota yose kuri 20 utubwire muri comments amanota ubonye. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B ni ibinyabiziga ndakumirwa. Ibinyabiziga ndakumirwa. Ibinyabiziga ndakumirwa ni ibihe? Ni ukuvuga ibinyabiziga ndakumirwa ni bya binyabiziga bya polisi, ni bya binyabiziga bizimya inkongi, ndetse na bya binyabiziga bitwara abarwayi. Ibyo binyabiziga rero akenshi usanga hari amategeko y'umuhanda amwe n'amwe bishobora kurengaho. Harimo rero ibyerekeranye no gusimbana kw'amahoni ndetse n'imburira zimurika. Ibyo ngibyo ntabwo bireba ibinyabiziga ndakumirwa. Igisubizo cy'ukuri hano cyari B. Twakomeje n'ikibazo cya gatatu. Ibi byapa byo ku muhanda birambuza kunyuranaho ibumoso. Twitegereze neza biriya byapa biri muri iyo foto. Ese biriya byapa biri muri iriya foto biratubuza kunyuranaho ibumoso? A yego, B yego iyo ufite umuvuduko wa kilometero 90 mu isaha, C oya, D nta gisubizo cy'ukuri. Ese biriya byapa turi kubona muri iriya foto birakubuza nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kunyuranaho ibumoso? A yego, B yego iyo ufite umuvuduko wa kilometero 90 mu isaha, C oya, D nta gisubizo cy'ukuri.
ibyo byapa biri muri iyo foto ni iki cyo ngicyo nashyize hasi kugira ngo abatakibona neza mu ifoto mukitegereze. Icyo cyapa kimbuza kunyuranaho ibumoso. Hitamo muri ibisubizo uko ari 4 hano. Yego. B, yego iyo ufite umuvuduko wa kilometero 90 mu isaha. C, oya. D, nta gisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri hano rero nta kindi, kiriya cyapa kiri mu ifoto, biriya byapa biri mu ifoto, igisubizo cy'ukuri ni A, yego birambuza kunyuranaho ibumoso. Iki cyapa ni icyapa kibuza, turabizi ko ibyapa bibuza bigira ishusho y'uruziga, bikagira umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru ndetse n'ibirango mu mabara y'umukara. Iki cyapa rero iyo ukibonye mu muhanda kiravuze ngo birabujijwe kunyuranaho ibumoso. Igisubizo cy'ukuri rero ni yego, kiriya cyapa kimbuza kunyuranaho ibumoso. Ikibazo cya 4, ijambo ikinyabiziga gifatanye bivuga ikinyabiziga gikomatanyije, kimwe ari ikinyabiziga gikururana, ikindi ari A, igikomatanyije, B, makuzungu, C, rumoroki, D, igikururana kabiri. Ese ijambo ikinyabiziga gifatanyije bivuga ikinyabiziga gikomatanyije, kimwe ari ikinyabiziga gikurura, ikindi ari iki? A, ari igikomatanyije, B, ari makuzungu, C, ari rumoroki, cyangwa ni D, ari igikururana kabiri. Ijambo rero ikinyabiziga gifatanyije bivuga ikinyabiziga gikomatanye, kimwe kikaba ari ikinyabiziga gikurura, naho ikindi kikaba ari makuzungu. Igisubizo cy'ukuri hano ni B, kimwe kiba ari ikinyabiziga gikurura, ikindi kikaba ari makuzungu. Ibyo gikoze rero biba ari ikinyabiziga gifatanyije. Makuzungu, twibuke makuzungu ni ikinyabiziga, ni rumoroki iyo ari yose ifatishwa ku kinyabiziga gikurura. Rumoroki iyo ari yo yose ifatishwa ku kinyabiziga gikurura. Naho rumoroki ni ikinyabiziga cyose cyagenewe gukururwa. Ikinyabiziga cyose cyagenewe gukururwa bacyita rumoroki. Naho iyo rumoroki ifatishwa ku kinyabiziga gikurura nicyo twita makuzungu. Igisubizo cy'ukuri hano cyari B. Twakomeje n'ikibazo cya 5. Iki cyapa gisobanura iki? Twitegereze neza icyo cyapa. Ese iki cyapa ukibonye imbere yawe kikubwiye iki? A, guhagarara aho abanyeshuri bambukira. B, hagarara akanya gato. C, ibindi binyabiziga bigomba kuguha inzira. D, gutanga umwanya ku bindi binyabiziga iburyo bwawe. Ese uri mu muhanda ukabona iki cyapa imbere yawe kikubwiye iki? Kirakubwiye ngo hagarara aho abanyeshuri bambukira. Iyo ni A. Ese kikubwiye guhagarara akanya gato? Iyo ni B. Ese kikubwiye ko ibindi binyabiziga bigomba kuguha inzira? Iyo ni C. Cyangwa se kikubwiye gutanga umwanya ku bindi binyabiziga iburyo bwawe? Urabona igisubizo cy'ukuri cy'iki kibazo ari ikihe? Nta kindi rero, iki cyapa cya stop ikintu kikubwiye nuko ugomba guhagarara akanya gato. Igisubizo cy'ukuri cyari B. Kiriya cyapa kiravuga ngo hagarara akanya gato. Ahantu kibonye ni ukuvuga ngo ugomba kubanza ugahagarara gatoya, ukitegereza umuhanda uri kwerekezamo niba nta kindi kinyabiziga kirimo cyangwa se niba nta nkomyi irimo, ubundi ukabona gutambuka. Igisubizo cy'ukuri hano cyari B, hagarara gato. Ikibazo cya 6, iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa rumoroki n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kiyikurura hari umwanya urenze metero 3, ikibizirikanyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa. A, agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande. B, itara risa n'icunga rihishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri. Ni ukuvuga ngo iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa rumoroki n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kiyikurura. Twibuke ko rumoroki ni ikinyabiziga cyose cyagenewe gukururwa. Noneho iyo hagati y'uruhande rw'imbere rw'iyo rumoroki n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kiyikurura hari umwanya urenze metero 3, ikintu kibizirikanyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa. A, ni agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 30 z'uruhande. B, ni itara risa n'icunga rihishije rigaragara mu mbavu igihe ikinyabiziga kimuritswe. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Igisubizo cy'ukuri cy'iki kibazo nta kindi ni ikibizirikanyije kigaragazwa
ni itara risa n'icunga rihishije rigaragara mu mbavu igihe ikinyabiziga kimuritswe. Ni itara risa n'icunga rihishije rigaragara mu mbavu igihe ikinyabiziga kimuritswe. Igisubizo cy'ukuri hano kikaba ari B. Itara risa n'icunga rihishije rigaragara mu mbavu igihe ikinyabiziga kimuritswe. Igisubizo cy'ukuri hano nta kindi ni B. Twakomeje n'ikibazo cya 7. Mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? Ugeze muri feruje ugasanga harimo itara ry'umuhondo rikubwiye iki? Bisobanuye iki? A. Itegure kugenda. B. Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto, cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo rivuga iki? Itegure kugenda, iyo ni A. Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto, cyangwa se igihe umurongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. C, A ndetse na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Itara ry'umuhondo riravuga ngo birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto. Noneho igihe uwo murongo udahari birabujijwe gutambuka icyo kimenyetso ubwacyo, birabujijwe gutambuka iryo tara ubwaryo igihe uwo murongo wo guhagarara umwanya muto udahari. Igisubizo cy'ukuri hano cyari B. Twakomeje n'ikibazo cya 8. Uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita A. Feri y'urugendo. B. Feri yo guhagarara umwanya munini. C. Feri yo gutabara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita ngo iki? Ngo hari igihe rimwe na rimwe feri iba idakora neza. Uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro babwita ngo iki? A. Babwita feri y'urugendo. B. Babwita feri yo guhagarara umwanya munini. C. Babwita feri yo gutabara, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo buryo rero bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita feri yo gutabara. Igisubizo cy'ukuri ni C. Hari igihe rimwe na rimwe feri yawe ishobora kuba idakora neza, feri y'ikirenge ikaba idakora neza, ariyo twita feri y'urugendo idakora neza. Uburyo rero bukoreshwa kugira ngo igihe iyo feri idakora neza uburyo bukoreshwa bwita feri yo gutabara. Igisubizo cy'ukuri ni C. Nkwibutsa gukanda kuri subscribe niba utarayikanda. Ugeze ahangaha ukaba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, nawe tuguha ikaze mu muryango w'abatsinda. Kanda kuri subscribe rero kugira ngo ibizamini byose dushyira hano, amasomo yose dushyira hano yagufasha kujya gukora ikizamini ugatsinda ujye yabonera ku gihe. Kanda kuri subscribe. Nawe ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda, cyangwa se ukaba wifuza ko twagufatira kode yo gukoreraho ikizamini icyo ari cyo cyose ukajya gukora ikizamini ugatsinda, twandikire cyangwa se uduhamagare ni 079 025 30 29. Ikibazo cya 9 kirabaza ngo ibinyabiziga by'ubuhinzi bifite imipira irambuka cyangwa itarambuka ntibigomba kurenza umuvuduko ukurikira. Ibinyabiziga by'ubuhinzi bifite imipira irambuka cyangwa itarambuka ntabwo bigomba kurenza umuvuduko ukurikira: A. kilometero 40 mu isaha. B. kilometero 25 mu isaha. C. kilometero 35 mu isaha. D. kilometero 20 mu isaha. Ese ibinyabiziga by'ubuhinzi bifite imipira irambuka cyangwa itarambuka ntibigomba kurenza uwuhe muvuduko muri iyi ngiyi? A. Ntabwo bigomba kurenza kilometero 40 mu isaha. B. Ntabwo bigomba kurenza kilometero 25 mu isaha. C. Ntabwo bigomba kurenza kilometero 35 mu isaha, cyangwa igisubizo ni D. Ni kilometero 20 mu isaha. Igisubizo cy'ukuri nta kindi hano ni B. Ntabwo ibyo binyabiziga by'ubuhinzi bifite imipira irambuka cyangwa se itarambuka ntabwo bigomba kurenza kilometero 25 mu isaha. Igisubizo cy'ukuri hano cyari B. Ugenda wikosora ikibazo ku kindi. Turabizi ko ibibazo bitangwa ni ibibazo 20, buri wese ahabwa ibibazo 20 bye ku giti cye. Ukuvuga ngo n'umuntu mwicaranye ntabwo muba mufite ikizamini gisa. Ubwo rero wowe ugomba gucunga n'ibibazo byawe 20 ko ubonamo amanota 12 kuri 20 kugira ngo byitwe ko utsinze. Ubonye 11 kumanura uba utsinzwe, ubonye 12 kuzamura uba utsinze. Ikibazo cya 10: ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga uhuye n'amatungo mu muhanda, ni iki ugomba gukora? A. kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. B. umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. C.
kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. D. Kuvuza ihoni ukanyuraho. Ese ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda? A. Ni ukuvuza ihoni kugira ngo zihunge. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. C. Ni ukwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. D. Ni ukuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Urabona igisubizo cy'ukuri muri ibi ngibi ari ikihe? Ese ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora mu gihe ahuye n'amatungo mu muhanda? Igisubizo cy'ukuri hano ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Igisubizo cy'ukuri ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga nta kindi agomba gukora ni ukugabanya umuvuduko zigatambuka. Igisubizo cy'ukuri hano cyari B. Twakomeje n'ikibazo cya 11. Imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Twitegereze neza icyo cyapa. Ese ugeze mu muhanda, uri mu muhanda cyangwa se mu nzira nyabagendwa ukabonamo iki cyapa imbere yawe kikubwiye iki? A. Umuvuduko ntarengwa wemewe. B. Iherezo ry'ibyo wabuzwaga. C. Guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. D. Birabujijwe kuhinjira. Ese iki cyapa gisobanuye iki? Ese ni A. Ni umuvuduko muke ntarengwa wemewe. Ese ni B. Ni iherezo ry'ibyo wabuzwaga. Ese ni C. Ni uguhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Cyangwa igisubizo ni D. Birabujijwe kuhinjira. Urabona iki cyapa gisobanuye iki? Igisubizo cy'ukuri iki cyapa ikintu gisobanuye nta kindi ni C. Guhagarara umwanya muto ndetse n'umwanya munini byombi birabujijwe. Iki cyapa nta kindi gisobanuye, kibuza guhagarara umwanya muto ndetse n'umwanya munini. Ese guhagarara umwanya muto bavuga ni ukuhe? Iyo bavuze ubundi guhagarara umwanya muto bavuze umwanya ikinyabiziga kimara gihagaze kugira ngo hajyemo abantu cyangwa se hajyemo ibintu. Uwo mwanya kimara gihagaze kugira ngo hajyemo abantu cyangwa hajyemo ibintu kiba gihagaze umwanya mutoya. Iyo urengeje rero uwo mwanya ikinyabiziga kigomba kuba gihagaze kugira ngo hajyemo abantu cyangwa hajyemo ibintu, uhagaze umwanya munini. Ibyo rero byombi birabujijwe, yaba guhagarara umwanya muto no guhagarara umwanya munini. Iki cyapa iyo ukibonye ahantu kiri, ibyo byombi biba bibujijwe, mbese ubwo kuhahagarara ntabwo byemewe. Igisubizo cy'ukuri cyari Igisubizo cy'ukuri cyari C. Twakomeje n'ikibazo cya 12. Icyapa cyitwa ntihanyurwa mu byerekezo byombi gifite ubuso bw'amabara akurikira. Ese icyapa cyitwa ntihanyurwa mu byerekezo byombi gifite ubuso bw'irihe bara? A. Umweru. B. Umukara. C. Umutuku. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyapa cyitwa ntihanyurwa mu byerekezo byombi gifite ubuso bw'irihe bara? A. Umweru. B. Umukara. C. Umutuku. D. Nta gisubizo cy'ukuri. Ubundi ibanga ryo gusubiza ibyapa ukabikora neza, cyane cyane igihe bakubajije amabara, ubuso, ibintu nk'ibyo ngibyo, ugomba kubanza umutwe wawe ukamenya ngo iki cyapa kiri mu buhe bwoko. Niba iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza, turabizi ko ibyapa bibuza birangwa n'ibi ngibi. Niba iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira, turabizi ko ibyapa biburira birangwa n'ibi ngibi. Urugero nk'ibyapa biburira birangwa n'ishusho ya mpande eshatu, bikagira umuzenguruko utukura, ubuso bukaba ari umweru, noneho ibirango bikaba ari umukara. Twajya kubitegeka, ibyapa bibuza n'ibitegeka byombi ishusho ni uruziga. Noneho kubibuza umuzenguruko uba utukura, ubuso bukaba ari umweru, noneho ibirango bikaba ari umukara. Ariko kubitegeka ishusho iba ari uruziga, ubuso bukaba ari ubururu, ibirango bikaba ari umweru. Izo ni ingero. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe uzi ibyo bintu, ibibazo byose bibaza amabara y'ibyapa ntabwo byakunanira. Icyapa cyitwa ntihanyurwa mu byerekezo byombi ugomba kubanza ukareba ese iki cyapa kiri mu buhe bwoko. Kubera ko rero ari ntihanyurwa mu byerekezo byombi, ubwo kirabuza kuhanyura mu byerekezo byombi. Kandi twabonye ko ibyapa bibuza biba bifite ubuso busa n'irihe bara? N'ibara ry'umweru. Ugahita umenya ko igisubizo cy'ukuri hano ari A. Igisubizo cy'ukuri ni A, ni ubuso bw'umweru. Twakomeje n'ikibazo cya 13. Iki cyapa gisobanura iki? Twitegereze neza icyo cyapa. Ni icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, kikagira umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango mu mabara y'umukara. Tumaze kukivuga haruguru, nizere ko wari wacyumvise, wari wagifashe. Ese iki cyapa kikubwira iki? A. Ukugendera umuhanda ubisikanirwamo. B. Uburenganzira. B. Ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo ntibyemewe. C. Cyerekana aho umunyegare agomba kunyura. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese iki cyapa kivuga
iki? Ese icyapa gisobanura kugendera mu muhanda ubisikanirwamo? Iyo ni A. Ese iki cyapa kivuga ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo ko bitemewe kibuza kugendera mu muhanda ubisikanirwamo? C. Ese iki cyapa cyerekana aho umunyegare agomba kunyura cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Iyo ni D. Igisubizo cy'ukuri icya mbere ugomba kureba, iki ni icyapa icya mbere ugomba kureba, iki ni icyapa kiburira. Iki ubwo ari icyapa kiburira rero kikuburira iki? Kikuburira ko ugiye kugera ahantu uragendera mu muhanda ubisikanirwamo. Igisubizo cy'ukuri ni A, ni ukugendera mu muhanda ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo. Igisubizo cy'ukuri cyari A. Twakomeje n'ikibazo cya 14. Ni ikihe cyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiriramo iyo ageze aho banyura bazenguruka? Ugeze aho banyura bazenguruka cyangwa se muri rompuwe, ni ikihe cyerekezo ugomba kwinjiriramo? A. Ibumoso. B. Ibumoso gusa igihe ayobowe n'ikimenyetso kimurika. C. Iburyo cyangwa ibumoso. D. Iburyo. Ese ni ikihe cyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiriramo iyo ageze aho banyura bazenguruka? A. Agomba kwinjira ibumoso. B. Agomba kwinjirira iburyo gusa igihe B. Agomba kwinjirira ibumoso gusa igihe ayobowe n'ikimenyetso kimurika. C. Iburyo cyangwa ibumoso. D. Iburyo. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ni iburyo. Ni ukuvuga ngo ahantu hose mu Rwanda ugomba kwinjira iburyo, nta hantu hamwe ugomba kugendera ibumoso. Iyo umuyobozi w'ikinyabiziga buri gihe ugomba kwinjira mu muhanda, ugomba kugendera mu gisate cy'iburyo, ukinjira aho banyura bazenguruka mu gihande cy'iburyo. Igisubizo cy'ukuri ni D. Ikibazo cya 15. Kunyuranaho bikorerwa A. Mu ruhande rw'iburyo gusa. B. Igihe cyose ni ibumoso. C. Iburyo iyo unyura ku nyamaswa. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese kunyuranaho bikorerwa hehe? Kunyuranaho bikorerwa mu ruhande rw'iburyo gusa. Iyo ni A. Kunyuranaho bikorerwa igihe cyose ni ibumoso. C. Ese kunyuranaho bikorerwa iburyo iyo unyura ku nyamaswa? Cyangwa igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese kunyuranaho bikorerwa he? Igisubizo cy'ukuri nta kindi hano ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kiri muri ibisubizo baduhaye hano haruguru. Hari umuntu ushobora guhita yibeshya agahita asubiza B ivuga ngo igihe cyose ni ibumoso. Kunyuranaho bikorerwa ibumoso ariko ntabwo igihe cyose ari ibumoso. Nizere ko iki kintu tucyumvise. Ni ukuvuga ngo kunyuranaho bikorerwa ibumoso ariko ntabwo igihe cyose ari ibumoso, kubera ko kunyuranaho bishobora gukorerwa iburyo cyangwa ibumoso. Bikorerwa iburyo iyo ikinyabiziga uri kunyuraho cyo kiri gukatira ibumoso. Ikinyabiziga ugiye kunyuraho kiri gukatira ibumoso, birumvikana uzakinyuriraho iburyo. Ubwo rero birumvikana ko igihe cyose ntago kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Kunyuranaho mbibutse bitandukanye no kubisikana. Kunyuranaho ni ukudepansa, kunyura ku kinyabiziga kiri kuri imbere, mwembi muri kujya mu cyerekezo kimwe, noneho unyuze ku kinyabiziga cyari kikuri imbere. Ibyo ni ukunyuranaho. Naho kubisikana muba muri kugenda mu byerekezo bitandukanye, mwaramanuka undi arazamuka. Ibyo nibyo bita kubisikana. Kunyuranaho rero bishobora gukorerwa iburyo cyangwa ibumoso, ntabwo igihe cyose ari ibumoso. Niba utarakanda kuri subscribe kandaho aka kanya winjire mu muryango w'abatsinda amasomo ndetse n'ibizamini byakozwe byose ni hano ubisanga, nta handi. Ikigufashamo rero ni ukanda kuri subscribe kugira ngo nujya ufungura YouTube yawe amasomo yacu ajya abanza imbere. Ndadushyiraho isomo bajya bagwa notification ikubwira ko dushyizeho isomo, wige bitagusabye ko uza ngo ushakishe. Wowe ukeneye kode yo gukoreraho ikizamini icyo ari cyo cyose, nawe wifuza ko tukwigisha amategeko y'umuhanda mu gihe gito kandi ukajya gukora ikizamini ugatsinda, twandikire cyangwa se uduhamagare. Ni 079 025 30 29. Twakomeje n'ikibazo cya 16. Iki cyapa gisobanura iki? Twitegereze neza iki cyapa. Ni icyapa gifite ishusho y'uruziga, kikagira umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Iki cyapa gisobanura iki? A. Umuhanda ufite metero 2. B. Ntihanyurwa n'ibirengeje metero 2 z'ubugari. C. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga birebire. D. Ibisubizo byose nibyo. Ese iki cyapa gisobanura iki? A. Gisobanura umuhanda ufite metero 2. B. Kiravuga ngo ntihanyurwa n'ibirengeje metero 2 z'ubugari. C. Icyapa kiravuga ngo ntihanyurwa n'ibinyabiziga birebire, cyangwa igisubizo ni D. Ibisubizo byose tuvuze haruguru byari byo.
igisubizo cy'ukuri hano nta kindi ni B, ntihanyurwa n'ibirengeje metero ebyiri z'ubugari. Uvanga iki cyapa, ibyapa byose bimeze gutya, nubona icyapa gifite turiya tuntu tw'umukara mu mpande, iyo ari mu mpande kiba kivuze ubugari. Turiya tuntu tw'umukara niyo tugiye hejuru no hasi, icyo cyapa kiba kivuga uburebure. Noneho umubare urimo hagati niba cyavugaga ubugari, kikaba ari icyapa kibuza, ni icyapa kibuza, icyo ni icya mbere. Noneho turiya tuntu two ku mpande tw'umukara turatambitse, tubonye ko kiba kivuga ubugari. Ubwo rero niba ari icyapa kibuza hakaba harimo umubare wa metero kandi kikaba kigaragaza ubugari, ubwo kibuza ibinyabiziga bifite ubugari bwerekanwe muri icyo cyapa kuhanyura. Ubwo harimo metero ebyiri, ubwo kiravuga ngo ntihanyurwa n'ibirengeje metero ebyiri z'ubugari. Ubwo ibinyabiziga byose birengeje metero ebyiri z'ubugari ntabwo byemerewe kunyura muri uwo muhanda. Ubwo kiramutse kirimo gatatu, ubwo kiba kivuga ngo ntihanyurwa n'ibirengeje metero eshatu z'ubugari. Ni uko nguko ibyapa ugenda ubisubiza. Igisubizo cy'ukuri hano cyari B, ntihanyurwa n'ibirengeje metero ebyiri z'ubugari. Ikibazo cya 17. Nizere ko uri kugenda wikosora ikibazo ku kindi, kandi uze kwibuka kutubwira muri comments uti mbonye amanota ya naya muri iki kizamini. Ese uramutse rero ukoze iki kizamini wabonye amanota angahe? Niba ukeneye code kandi kujyana gukora ikizamini aho ariho hose, twandikire kuri iyo nimero iri kuri screen yawe mu nguni y'ibumoso, 0790253029. Ikibazo cya 17. Ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyir'ikarita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyir'ikarita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A, mu minsi 5, B, mu minsi 8, C, mu minsi 15, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese nk'urugero, iyo ukeneye guhinduza ibyangombwa byawe, iyo ukeneye guhinduza imyirondoro yawe iri mu byangombwa byawe bigufasha gutwara ikinyabiziga, ibyo byose, ikintu cyose cyatuma ibyo byose bihindurwa kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu nyandiko cyangwa se mu ibaruwa, haba mu magambo cyangwa se mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A, mu minsi 5, B, mu minsi 8, C, mu minsi 15, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ni mu minsi 8. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyir'ikarita cyangwa ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana n'iminsi 8. Igisubizo cy'ukuri kikaba ari B. Ikibazo cya 18. Amatara maremare agomba kuzimwa iyo umuhanda umurikiwe hose kandi bikaba bihagije kugira ngo umuyobozi arebe neza muri A, metero 100, B, metero 150, C, metero 200, D, metero 50. Ese amatara maremare agomba kuzimwa iyo umuhanda umurikiwe hose kandi bikaba bihagije kugira ngo umuyobozi arebe muri metero zingahe? A, ni muri metero 100, B, ni muri metero 150, C, ni muri metero 200, D, ni muri metero 50. Igisubizo cy'ukuri urabona ari ikihe? Nta kindi rero. Igisubizo cy'ukuri hano nta kindi ni A, ni metero 100. Ni ukuvuga ngo amatara maremare, ya matara amurika mu ntera ndende y'ikinyabiziga, agomba kuzimwa igihe umuhanda umurikiwe hose kandi bikaba bihagije kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga arebe muri metero 100. Icyo gihe amatara maremare agomba kuzimwa. Igisubizo cy'ukuri cyari A. Ikibazo cya 19. Amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande, iyo bitagishoboka kubona muri metero 200, agomba kugaragazwa inyuma n'amatara akurikira. Ese amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande, iyo bitagishoboka kubona muri metero 200, agomba kugaragazwa inyuma n'ayahe matara muri aya ngaya tugiye kuvuga? A, ni amatara 2 yera. B, ni itara rimwe ry'umuhondo. C, itara rimwe risa n'icunga rihishije. D, itara rimwe ritukura. Amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande, iyo bitagishoboka kubona muri metero 200, agomba kugaragazwa inyuma n'ayahe matara? Ese ni A, ni amatara 2 yera? Ese ni B, ni itara rimwe ry'umuhondo?
ese ni C ni itara rimwe risa n'icunga rihishije cyangwa ni D ni itara rimwe ritukura? Igisubizo cy'ukuri hano nta kindi ni D ni itara rimwe ritukura. Ni ukuvuga ngo ayo mapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 agomba kugaragazwa inyuma n'itara rimwe ritukura. Ni itara rimwe ritukura. Igisubizo cy'ukuri cyari D. Ikibazo cya nyuma aricyo cya 20. Ikibazo cya nyuma aricyo cya 20 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Twitegereze neza icyo cyapa. Ukibonye imbere yawe mu nzira nyabagendwa cyaba kikubwiye iki? Ese iki cyapa gisobanura iki? A. Umuhanda urombereje ibice byinshi ku birometero 50. B. Intera nto ntarengwa ya metero 50 hagati y'ibinyabiziga. C. Umuvuduko urenga ibirometero 50 mu isaha. D. Umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Ese iki cyapa gisobanura iki? Ese ni A. Iki cyapa kivuga umuhanda urombereje ibice byinshi ku birometero 50. Iyo ni A. B. Icyapa kivuga intera nto ntarengwa ya metero 50 hagati y'ibinyabiziga. C. Icyapa kivuga umuvuduko urenga ibirometero 50 mu isaha. D. Icyapa kivuga umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Igisubizo cy'ukuri rero iki cyapa ikintu kivuga ni ukuvuga ngo iki ni gusubiza ibyapa ubundi ugomba kubuza ubwoko bw'ibyapa. Iki cyapa ni icyapa kigira ikintu icyapa kibuza iki rero? Iyo icyapa kibuza hakaba harimo umubare wanditse nka kuriya, niyo haba harimo 30 niyo harimo 40. Babivuze iki? Babivuze ko umuvuduko wa nyuma ugomba kutarenza, ugomba kugendera munsi y'umuvuduko werekanwe muri icyo cyapa. Kiba kikubuza kurenza umuvuduko werekanwe muri icyo cyapa. Ubwo niba harimo 50 ubwo kiratubuza kurenza umuvuduko wa kilometero 50 mu isaha. Kiratubuza kurenza umuvuduko wa kilometero 50 mu isaha. Niyo mpamvu igisubizo hano ari D. Nuvuga ngo ni umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Umuvuduko wa nyuma wagezaho ni kilometero 50 mu isaha. Umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Nicyo gisubizo cy'ukuri hano. Nizere ko wagiye wikosora ikibazo ku kindi kugeza ku bibazo 20. Nawe nujya gukora ikizamini bazakubaza ibibazo 20. Birashoboka rero ko muri ibibazo dukosoye uyu munsi byabajijwe uyu munsi nawe harimo ibizagaruka mu kizamini cyawe. Niba utarakanda kuri subscribe kandaho kugira ngo amasomo yacu atazajya gucika, ndetse kandi tubwire muri comments amanota ubonye muri iki kizamini. Niba wifuza code yo gukorera ikizamini icyo ari cyo cyose, cyangwa se ukaba wifuza ko tukwigisha amategeko y'umuhanda, hari igihe umuntu aba atabona umwanya wo kuva ngo arajya mu ishuri yige. Nta nubwo bikiri ngombwa ko utakazi kawe ngo ujye mu ishuri wige, ahubwo turakwigisha amategeko y'umuhanda unakora akazi kawe cyangwa se wibereye mu rugo wawe, kandi ujye gukora ikizamini utsinde ukoze rimwe kandi ku manota meza. Twandikire cyangwa se uduhamagare ni 079 025 30 29. Abafite ibizamini vuba ngaha amahirwe masa, kandi Imana ibane namwe. Muzibuke kwitwaza indangamuntu zanyu ndetse na kode zanyu mwafashe zo gukoreraho ikizamini. Mugire ibihe byiza rero kandi Imana ibarinde.